nta mahoro arimo buri wese n'ishyushyu amabanga amatiku mbese. Halo? Ese mugeze mwamihira imbirimo? Murana mfite umwanya wo guta. Ariko udufashe. Nge rero mureke mbabwire. Ibigabura nibyo njyana nabyo. Icyo nakubwiye nuko nakubwiye gusa yuko nawe mpaye amafaranga yo kukwica nakwica. Uwanyica. Kicwa n'umuro kwicwa na mugi. Tu. Ushi kandi sha. Ushirika isoni. Amakuru yawe ntawa. Amakuru ni meza mutete. Umeze neza. Shanda. Wabuze. Narabuze se shaho ugira ngo ufite naho mburira sinanabo. Ese bimeze bike. Imana nawe. Bobo ubona uyu mudugudu wari wo kuvuga ngo urawubamo. Nta mahoro arimo buri wese n'ishyushyu amabanga amatiku mbese. None wari umukecuru uri hariya aranzengereje nyango ntambona zamira mu nda. Uzi cyagiye uduhereza akazi. Shaka undi mupango wa kabiri ahubwo birangire kuko undi waranze ahubwo mbafite n'ubwoba ko nituvuye. Birahita biramba. Ngewe aho mbonye aho nyuze hacishwa. Mbese wajya ngo naramwiciye cyangwa ndi umwe muri babandi ajya avuga ngo bishe wa mugabo. Urumva rero wa mukobwa waduhanye akazi sinzi noneho we naho yarengeye nimba yaragize iki. Umva noneho sinakubwira wa mukobwa wose yaragiye arawusesagura neza byose biranga. Umva rero nkubwire ngewe ikintu mbona twakora. Urumva Shugu yaraje arahari. Shugu yaragarutse arahari sibyo kandi byanga bikunda niwe ufite njye mbambona ari ufite umuti wanyu. Uwuhe rero mbwira. Je numvaga twamwegera. Sibyo tukamwegera tukamuganiriza tukamubwira uko ibibazo bimeze urumva kuko n'ubundi ahanini ubwoba ni uri kubuteza mu mudugudu. Wowe uragira ngo twe ngiye nande ngewe tugende tujye kureba Shugu cyangwa ufite undi muntu murajya. Niyo wagenda ukamwegera warega nta kibazo. Ese ko ari umuntu nkatwe umuntu nkatwe nta kibazo. Uwo muntu abantu bose babona bakaguruka mutetera n'ibyo ujya ntacyo yagutwara. Noneho ukamuganiriza wamara kumuganiriza ukamubwira ukuntu ibintu bimeze noneho tukareba ko wenda hari ikintu yadufasha cyangwa se akatugira inama y'icyo twakora. Ibyo bintu mbabarira rwose mbabarira. Wiriwe umva mbabwire. Shugu yaragarutse ari muri uyu mudugudu. Nimushaka mushyira ukuri akabikora ndabona ari umugaruka kuko Shugu afite imbaraga. Shugu nzi ibyo nakubwira. Nawe se uje uri kuvuga Shugu nimushyira ukuri ahagaragara. Wese Shugu wowe uramuzi none byabakora. Shugu uramuzi. Shugu reka nkubwire uko mwumva yarangije abantu azi ibibazo by'abantu bose byabaye hano. Yarangije waramubonye se wowe waramubonye basi ngo uvuge ati turamuhigira aha turamubona ahangaha. Shugu naramubonye. Rero ndumva iyo mwarabonanye arahari. Njye nari mfite amakuru y'uko ahari yaje ariko yigaragaje ariko nari ntaramubona amaso. Shugu arahari. Nimba hari rero byose ni umuntu se cyane igisimba. Ni umuntu. Umuntu nyamuntu. Ni umuntu rwose. biroroshye n'ukuri kukajya ahagaragara wamugana kugira ngo umuntu agumye kugenda yirukanka. Uriya mukecuru wabonye mwirukankana wabonye mwirukankana ibintu byajya ahagaragara wenda tukara ko twavuye mudashyize ukuri ahagaragara. Mwese mukatabaje byo kurishahije cyaka ubwo muramugeraho. Nimba mushaka guhera kuri Shugu cyaka we muramugeraho. Babarira wageze kuri Shugu se cyaka wamugurira he wamubura nawe wamubona. Bivuze ko cyaka na Shugu ibintu byose biri kuba muri uyu mudugudu wa Bumanzi byose babiziranye. Oya no kuvuga ngo Shugu afite amakuru. Shugu afite amakuru yose. Impamvu mugomba gushyira ukuri ahagaragara. Yanadufasha no guturisha cyakarega. Urabona ko cyaka nawe buri wese agezeho aramubaza ngo mundangire ngo burya mumbwire ibi akakubaza ibintu nawe ubwawe utabasha gusobanura. Ariko Shugu kuba ahari ashobora kumuha ukuri kose ko amakuru yose ari muri biri kubera muri uyu mudugudu twese tugatura. Reka mbabwire murumva nagize Imana ejo bundi mbona nibansinze apfira ngira Imana nyine ndarokoka none nkaba mbona ndi muzima. Reka dushire ukuri ahagaragara n'ubundi birangire ndabyemeye noneho. Wari ufite ubwoba gusa
wowe ufite ubwoba ngo bazongera bagutsinde hariya humura nushyira ukuri ahagaragara ibyo byose bizamenyekana uzaba ufite umutekano. nari mfite ubwoba rero ubwo nta kibazo reka dushire ukuri ahagaragara. Oya ntugire ubwoba uzaba utekanye. Reka rero nabyo nagiye nyine ubwo nyine wowe uraza kumpa gahunda tujye kumureba. nta kibazo. uriya mwana bafite ubwoba ariko wowe ukuntu bari bamugize ntabwo wakubonye bari bafite ubwoba nawe ari wowe wabugize. Halo? Ese mugeze mwamihira imbirimo? Murana mfite umwanya wo guta. No ese nijye ubakeneye cyane imwe mu ntine. Mubanguke nahageze igihe. Ibintu wajyana nta gahunda bigira. Bisiko akazi kabari kenshi. Komera. Yego. Nayubona. Wihangane ndabona warakaye kwa Kuki mwiyenze urabona njye narakaye. Umuntu arakaye asa nanjye. Cyangwa ere kwa arakaye ukamera. Seko numva murimo gupfusa mwabuze ubundi kiri kutugenza bikarangira. Ndi kintu twagutatiraga hanini yatumye tuguhamagara ngo uze kugura. Ni igiki ubundi se kibagenza ko mbona musheranye nk'imisuri ijya konera umupfakazi. Ni ukuvuga ngo rero ikintu twashaka kutubwira ese ni ubufasha twamusaba. Ubufasha se nyundo umuryango utabara imbabare. Umugabo tuvuga nawe ndagira ngo umunara Ntuntuke mata. Wacishije makeya tukumvikana ubundi ibintu bikarangira. Reka twese tubifitemo uruhare. umutetero urabona biri bworo Rwose mucishe rwose ntabwo nutungana n'uyu akavuga ntabi ntabwo ikibazo kirarangira ahubwo mureke twese dushire hamwe ibintu bibe neza. mbere no kubanza kumenya Cyane rwose. bakubwira se nta kibazo. Hereza umwanya tuvuge ikitugenza hari ibintu byo kutubwira nabi. Nizere ko birimo inyungu. Ibintu bitarimo inyungu sinya mbijyamo. Ngaho ndumva. nyine turagira ngo dufashe kuko dufashije nawe wamufasha. Ikibazo dufite hari ibibazo biri kuvuga biri kubera muri uyu mudugudu kandi ni ibibazo bikomeye kandi binahangayikishije. Ubwo rero twari tuje kugusaba ubufasha kugira ngo udufashe utwegerere umuntu bita cyane kuko turabizi n'inshuti yawe muragenda namwe munakorana. Urumva CYAKA afite ikibazo buri wese ari kumugeraho amubaza ati mumbwire ibintu byabereye muri uyu mudugudu maze igihe ntahari buri wese ugasanga benshi ntabwo tubisobanukiwe kandi we turabizi neza yuko muziranye amakuru yose uyazi wenda wowe ushobora kumudufasha ukaba wagira ikintu tubwira. Hanyuma ibyo biragabura se. Mbifitemo nyungu ki? Bishobora kugabura mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko udufashije. Nge rero mureke mbabwire. Ibigabura nibyo njyana nabyo. Murabizi akazi nkora. Nubaga kanya umwe muri mwebwe mpaye ikiraka cyo kwica mugenzi we nahita muhanyina murabizi. Nyine turabyumva ibyo uvuga turabyumva ariko nawe ni ukwishakira umutekano nawe ubwawe rero. Umutekano wa mbere wanjye ni uw'inda yanjye ibindi ntubimbwire. Mbwira iki kugenza ni numva bifatika turajyanamo niba bidafatika kwisha maneno. Ikibazo dufite dushaka dushaka ko twumvikana tugashira twese ukuri ahagaragara kuko abantu benshi bamajije gupfa ni benshi cyane. Icyo mushaka kumenya nyirizina ni iki? Twebwe ikintu dushaka ko dufasha ukatugerera kuri CYAKA kuko
ko cyaka yabuze papa we, kuko abantu bose ndetse nanjye ari mu bantu batanze akazi ko kunyica, nubwo natapfuye ariko twebwe turagira ngo udufashe utugerere kuri cyaka, turebe ko twashira hanze ukuri kose, ibintu byose bikagaragara kuko abantu bamajije gushira. Uya baracyashira mwese wowe ubwiwe n'iki kuri burara? Ubundi ngenda bimenyereye bivuze kandi dore uyu arashaka gushyira akagari kubyaba. Erega ukuri ni kwiza urumva, ariko ukuri ntabwo ari kwiza kuvuga kose. Dore rero ikihari ni kimwe, nimushaka kumenya uwishe se wa cyane. Gusa nanone mureke mbabwire, hari igihe kumumenya ahubwo ari byo byababera bibi kurusha kutamumenya. Ushaka kumenya uwishe se wa cyaka, ukamenya n'abantu bari batwaye kuko nawe yaragiye kuhasitakara. Mureke rero mbabwire, mufite amatwi arakora cyane rwose. dore umuntu wishe se wa cyane. Ibindi mushaka kumenya birenzaho muzanshakira ahandi hatari. Mutete sinababwiye kandi ubwo ndarangije. Mumpi ibyanjye. Sinababwiye ni Mutete Fatima afite ibanga biza, afite impamvu ariko anga gukira kuri akagaragara. Ntego impamvu ahantu muhuriye mushotora najya yaboneye inkoko ni Mureke kuvumvura mu musiri yigendera. Ibyo nababwiraga sinabibabwiye, sibyo mwashakaga hari ibindi. none se ko dushaka twese ngo dufatanyirize hamwe ukuri. Hari icyo ntafashije kitari icyo. Ese hari watugerera kuri cyaka? Mbega umukecuru w'inyama. Njye nababwiye nti umudiho uva mu itako, ndashaka icyo kurya, amakuru y'ibanze nayabahaye, ibindi birenzaho tuzabivuga n'ikindi gihe. Wabasha kuganiriza cyaka. Ibyo mubyihorera, ndashaka icyo kurya. Njye gahunda yanjye ni ari uko nahagurutse. Nakora ibintu n'ubwumvikana, sibyo? Uriya mukecuru twahoraga tumukeka njyewe rwose ananyanga kubi nk'uko uzi imbwa izira umuheko. Nibwo buryo nzira. Ibyo ni ibikureba uzajye kubwira ubugenza cyane. Umubwira rwose mubyeyi wadufashije ugashyira ukuri ahagaragara, yakagumya kubizinzika kuko afite n'ibimenyetso. Fatima ngo niba ufite ifoto, yari afite agasanduka karimo ifoto, karimo n'ibaruwa Rukundo yasize yanditse. Kubera harimo ibintu byinshi, ndakwereka ifoto ya Rukundo gusa, ibindi nzaba mbikwereka. Ego mana nyagasani. Niko uyu umuntu simuzi. Urumva harimo n'ifoto ya Rukundo. Fatima ubwo niwe wanjyanye nkijyanira mu gishanga. Nyine ndagira ngo nkubwire ukuri, nkubwire ukuntu ibintu bimeze, hanyuma nawe ikibazo cyawe kiragerwaho rwose ntugire ikibazo. Sibyo? Ayo makuru yose uri kumpa njye ntabwo yakeneye, uyajyanira ubugenzacyaha, gihe icyo nkeneye nuko mbabwiye ibyo mushaka, nanjye mugomba kunyura ibyo nshaka. Nta kintu nababwiye, nta makuru nabahaye, nta kintu ndenzaho. Nta kibazo, amafaranga yo ndayaguha pe. Gusa wenda ubu nonaha urantunguye, ntayo mfite nonaha ubu, ariko uze kuza mu rugo nimugoroba rwose ndaba nayabonye amafaranga yawe. Mbo reka mbyemere gutya, ayo mafaranga ndazi wawe kuyatora, ariko ntumpimishe. Ayo mafaranga ndazi wawe kuyatora, nyasange mu rugo, kandi nibiba ngombwa n'ibitari amafaranga muzabiza. Nta kibazo bw'amafaranga muyemerekanije, wowe uze kujya mu rugo iwabo amafaranga aragweza hari ikintu. Sawa. Wowe rero kandi urakoze. Akoze inda yawe. Boss, ubu rero ndi hano nje kukubwira amakuru yose uko byagenze, tutanagiye kure. Umuntu wishe so ni Fatima. Nabizi njye ntabwo njya mwera bintu. Fatima wishe so, andi makuru yose niwe uyafite, ariko ubu
Fatima bwa sore kwa Fatima ejo bundi twarahuye ariruka ariko n'akandi gakobwa aravuga kize kunkubita urushyi numva kigeze kunkubita koko ariko kabaza amakuru kugira amenye ukuri kose ariko ndakubwiye ngo barambonye barirukanka barancika nyoberwa ahantu barengeye ariko ikintu ngiye gukora bose ngiye kuba mama kuko ibintu byabaye ari mu gishanga nshaka kuri kugihanza narababaye narakomeretse none ndacyakomereka rero uriya njye ntabwo ari uko ubyumva gute kuko nako wambwiraga nako narakarangije byararangiye naratuje ni ukuvuga abantu b'ingenzi bakabaye bafite icyo bazi kuri urwo rupfu rwa papa wawe bose usa nk'uwabarangije ese ubwo hari ikindi kibazo gifite ab'ingenzi sabo hanyuma Fatuma wenda umuntu yamukarangira ibindi birungo bye bwite ariko nanone iyo ntambara ikarangira kuko ab'ingenzi twabakuye mu nzira gahunda bizi ariho cyangwa ntawe uriho Fatuma yego ariko ntawe uriho icyo nacyo ni ikiraka uko tuzamamenye ngo ariho cyangwa niba atariho noneho niba ariho umpe ikiraka cyo kumwica niba atariho ubwo nyine zankoze ikiraka cyo kumenya ayo makuru ariko ibyo bintu bive mu nzira birangiye tunapanga izindi gahunda n'ababicanyi b'ejo bundi bamwe natumye kujya kwica wa wundi ndabona bakwiye mu nzira narabyiteye yakwibaze umushenzi mwohereze ngo ajye gukora akazi agendera umunani mbona umuntu namwoherejeho ni muzima nasanze ari muzima namubonye ari muzima yirukankana na Fatuma birukankana barabona barirukanka ega niwe wabyishutse guha abantu akazi badashoboye ubundi wari wamburanye iki hari akazi wari wamakaga akazi ntabwo wagahereza umuntu akazi nawe numva kwica ariko bagutemye mu mutwe cyangwa bwarayaze nanjye ningwa akazi ko kunyica uzanyica zakwica icyo nshaka ni amafaranga nahabirwa senga imana uramuke ndamuke wowe dupangira ako shugu wowe wananira wowe wowe ni do wowe nta ni seconda wowe ubundi wowe ntabwo nterana nawe amagambo kuko uri bosi wanjye icyo nakubwiye nuko nakubwiye gusa yuko nawe umpaye amafaranga yo kukwica nakwica uwanyica kicwa n'umuro kwicwa na mugihe kandi sha ushirika isoni wowe bosi ubu nabwo akazi ko kujya kwica abantu nyebe ko wowe nawe ubwawe nakwica wowe bikunaniye ngewe uhita mbyikorera reka mubwire ikintu utaruzi ni ikihe iyo abaruzi ko Fatuma nawe namwishe ntabwo yakabaye mbwira ahubwo yakabaye ingororero Fatuma ari we muntu uzi ukuri cyangwa agaragaza ukuri kose ntarabimwibariza gutya turi kubimbona nk'ubone naramwishe kandi namwishe kabiri naramwishe nabaje kumufata ku ngufu ndaje ndamwica wamufashe ku ngufu nanjye wazanyica ndagatora mbere yo kubica urabanza ukabafata ku ngufu ahubwo nararindagiye iyo mujyana ahantu nkajya mufata ku ngufu nk'ukwezi ubundi nkabona kumwica naho rimwe ntiryari rihari ubwo se uba wumva uri muzima buri ugasambanya umuntu warangiza ugahita ugira gute ukamukura mu nzira niko sha ahubwo nta ruguru umwicanyi Satani ahubwo agahinda mfite n'ibyo ukazi agahinda ufite ntabwo wishimishije se ntabwo wishimishije ahubwo se uzampembesha kandi warishimishije bose ni ikindi kiraka ndashonje ariko watewe unywa itabi unywa ikamba unywa ibyatsi unywa ibiki ibintu unywa ni ibiki bituma mbona warigize ikihebe warigize umuntu ikihebe niwe utanga akazi ko kujya kwica abantu
sinakwereje kwica, sinakwereje gufata ku ngufu. Banyumva niyo mpamvu n'amafaranga ngomba kuguhemba. Wowe gukata amafaranga menshi cyane. Wari wari umuneke utawutonoye. Umuneke kajyoro kandi nsambanyiriza ubwonko sha. Nibyo nagutumye byarakunaniye. Urumva? Icyo wanumye kikananira n'iki ko Fatuma namwishe. Wenda icyo utampaye ni ugufata ku ngufu, ariko kuba nari mufite mu biganza byanjye ntumye kumwica, ubuzima bwe nari mufite. Nagombaga kumukoza icyo nshaka. Ibindi rero ntibikureba. Ntaribi wenda kona ko byatuma umutima wanjye ubasha kutega. Narababaye, narashavuye, nagize agahinda kenshi umutima wanjye, sibyo shuka? Nagize agahinda kenshi, buriya niyo mpamvu nakubwiye ngo nujya ujya gukora biri ugenda wihisha. Ariko kuba kuri inshuro ugaragaye nuko ndi kubona ko ibintu nanjye ubwanjye byandenze. Nshaka tubikore ku karubanda none. Narabaye, narakomeretse, narashavuye, mfite intimba. Ntabwo wabyumva. Bizashira nawe wapfa. Napfuye ngapfa uruhu. Kandi shaho uranshaka wowe na amasegonda kwita niba njya gusoma iryo jambo. Urumva? Zakohereza iyo ndani ko ngukubita ntanagukoraho. Urumva? Gukubita ntagukoraho. Uri kunyumva neza? Bakireba nk'uruvu. Uva nkubwira ako kantu wakoze kuko urafatuma mu nzira nako ni sawa. Unsange kuri office w'amafaranga. Iryo jambo ni rizima rwose. Sawa, tumuka. Genda se nyine imbere, genda. Kigera gifata abantu ku ngufu. Wariwe kumunzana ngo mubaze ukuri ujya kumwica, wakwicwa n'impuze. Uzambona.